Yesu ashimwe nshuti z'Ikamba TV bakunze ubutumwa bwiza turabashuhuje amahoro y'Imana bane namwe kandi ubuntu bw'umwami wacu Yesu bugumye bubagaragareho. Turabizi ko mudukunda kandi turabizi ko mukunda ijambo ry'Imana muri benshi. Turabizi kandi ko mugiye mubona impinduka kubera ijambo ry'Imana. Turabizi kandi ko ubutumwa turimo tubaha butazabakoza isoni, ahubwo buzaba mwaza pe. Kandi turabizi ko ibi bintu nugonda ubifata bizahindura ubuzima bwawe. Iyi cano rero inyuraho ubuhamya n'ijambo ry'Imana, nta kindi kintu twayishiriyeho, ni ubuhamya n'ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro ariko bitubyira ubutumwa bwiza, wenda aho twaturutse, aho twakirijwe, ibyo Imana agiye gukora mu buzima bwacu. Reka nshimire inshuti zacu ziri hirya no hino ku migabane itandukanye abashobora kureba izi nyigisho zacu. Imana ibaha umugisha. N'inshuti zacu ziri impande n'impande zakoze subscribe, namwe Imana ibaha umugisha. Reka nshimire umuntu ufata inyigisho akayohereza umuvandimwe we inshuti ye, n'ukuri Imana iguha umugisha. Tugize rero amahirwe nanone kugaruka imbere ya kamera ko twongere tuganire ijambo ry'Imana. Ubushize cyangwa se inyigisho imwe nanasohoye ndimo mvuga uburyo umupfakazi yakiye Eliya agahabwa umugisha. Uyu munsi rero nanone Imana yongeye kungirira neza ijambo ry'Imana rikomeye cyane, ngira ngo uryumve. Imana iguha umugisha uyifunguye ntuyifunga utarayirangiza. Amen. Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Imana yacu, Imana iturinda, Imana itwitaho, iyambukije Abisirayeli inyanja itukura, yakuye Saduraka, Meshaki na Abedenego mu muriro, niyo twebwe duhamagaye. Ntabwo yatawe Danieli ari Imana imwe nanjye ngo nze gushaka indi mana, twese ni imwe rukumbi. Niyo mpamvu nize kugiye gutabara uyu muntu ngurikiranye nanjye ubwanjye. Turasaba ngo ubuntu bwawe budutwikire maze ugomeze kwihesha icyubahiro mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha. Reka dusome amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Danieli, ibice byawo bitatu dore ku murongo wa 18. Iri jambo impamvu ndizanye ni ijambo ririmo inyungu y'uburyo Danieli na Saduraka, Meshaki na Abedenego banze kurekura Imana yabo. Amen. Haleluya. Biravuze ngo umutwe w'amagambo w'iri jambo ni ukutarekura Imana. Hariho naho biri ngombwa kuyirekura. Iyo utarekuye Imana, Imana irareba ko yo wanambyeho nayo ikazi kakunambaho. Rero tugiye kureba uburyo bano bagabo batarekuye Imana kandi byari igihe bitaboroheye. Erega igihe kigeramo Imana kukumva rwose cyane cyane iri mu usenze umucere ntuboneke, wasenga inzu ntiyishyurwe, wasenga ntuhitubona umugabo, wasenga ntuhitubona umugore, wakize ngo wakomeza kuyigomeraho. Kugira ngo yikomeraho bisaba ko kuba waramaramaje. Tugida washaka n'umupfumu rwose, wajya no gushaka imiti, cyane ko wowe ubona Imana itari gukora. Ariko iyo yikomeyeho ubona inyungu yo gukora kw'Imana nyuma. Amen. Rero tugiye kureba ese kuki bano bantu bagikomeyeho, kuki bano bantu bategeze batandukira, bari baramenye ubushobozi bw'Imana, bari baributse iby'Imana yakoze mu buzima bwabo. Nkanjye neka mbabwire, iyo nibutse uburyo njye nari mfite dread, ngibuka uburyo ngewe nigeze kujya kubwiriza ahantu nateye ikoti. Nzababwira ubwo buhamya. Nigeze kujya Kadeshi ngiye gusengera ikoti, nari mfite igiterane ahantu njya gusengera ikoti. Ariko ndashimira Imana ko uyu munsi wa none nshobora kwambara rimwe ejo nkahindura irindi. Iyo si neza y'Imana se. Erega buriya idashimye dukeya ntabwo ubona ni byinshi, kandi ntabwo wazashima byinshi utarashima dukeya. Niyo mpamvu utambwira ngo wakiranuka mu 100, igihumbi cyarakunaniye, ntabwo bikunda. Ariko mu buzima bwose bano bagabo barakiranutse. Reka badusomere. Dusome Danieli ibice 3 umurongo wa 19. Titira y'amagambo iravuga ngo Basaduraka bajugunwa mu itanura nibashya. Nebukadinezari azabiranwa n'uburakari, mu maso yahinduka ukundi. Areba Saduraka na Meshaki na Abedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo
rirushe uko ryari rikwiriye kwaka. Yes. 7 maze aturanya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshake na Abedenego, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari iryikubaga gahu kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka na Meshaki na Abedenego birabica. Nuko abo bagabo batatu Saduraka na Meshaki na Abedenego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama bati, abajyanama mu muriro abantu batatu baboshywe. Umviyerekwa Nebukadinezari agize, ese kuyabonaga bajugunyemo batatu, ariko amaso akamwereka uwa kane. Reka ngubwire, bazakujugunya ariko ntabwo bazabona urupfu rwawe, cyane ko iyo abantu bakujugunye nibwo Imana iza gukora, iyo abantu bakuretse nibwo dataza gukora. Bwana sifiwe sana. Aba bantu murabumva uburyo barabafashe, bafata abagabo b'abanyembaraga, bafata abagabo bakomeye, bamanza kwenyegeza umuriro barawucana. Hari igihe bigeragezo biza ukibaza, hari igihe umugabo umva buri wese agira mwarimu we, buri wese agira umutoza. Kano kantu uzi ko umuntu yari gutoza ikipe, umunsi aba ari gutoza ikipe nawe ajya mu kibuga, ariko iyo bagiye gukina umunsi wa match ntabwo aza mu kibuga, ahubwo asigara areba ko ibyo yatoje abakinnyi aribyo bari gukora. Bene da, Imana yaragutoje igusiga mu kibuga, nayo ihagaze ku ruhande ngo rero ko ibyo yagutoje uzabasha kubikora. Ese amafaranga uracyariba? Ese iyo umuntu akugorera amafaranga urayamusubiza? Ese iyo ugeze ahantu ugasanga abantu banywa sikoro ubabwira iki? Aho niho Imana ibikeneye kugira ngo ugaragaze icyo Imana yagutoreje. Yesu ashimwe cyane. Ngo ariko Imana y'amahoro, ngo umunsi babajugunye mu muriro nibwo imbaraga z'Imana zagaragaye. Imana iguha umugisha. Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati. Umva ko kantu, dore ndareba abantu 4 kandi ntabwo bakiboshwe. Abantu bazi ngo babashe urugo rwawe, wararumva rwarabohotse. Abantu bazi ngo babashe umugabo wawe, abantu bazi ngo babashe ubuzima bwawe, abantu barabizi. Reka ngubwire, amagambo uvuga ku mukiranutsi ntacyo azamutwara. Wa musabita musabya nibizahagarika umugambi w'Imana. Umva wa murogo utamuroga nibizahagarika umugambi w'Imana. Nabwo Imana izaza kukugisha inama kugira ngo utabare umuntu wayo. Ninde wakubwiye ko Imana izaza kukugisha inama? No. Niyo mpamvu ndi kubwira abantu ngo ntabwo twebwe tukireba ku bantu, turacyatumbiye Uwiteka Imana Nyiringabo. Ndabona abane kandi babohowe. Imana ishimwe ko ikubohoye muri ku kwezi kwa 10. Amen. Kandi ntacyo babaye. Yes. Ariko ishusho y'uwakane irasa n'iy'umwana w'Imana. Haleluya. Ishusho ya kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Ufite iyihe shusho? Ugenda n'iyihe shusho? Ese iyo umuntu akubonye akubona n'iyihe shusho? Bene data barokore mu ngurikiranye, abantu bakijijwe, abantu batarakizwa, iyi Imana ikubona n'iyihe shusho? My goodness. Kola sideba. Ariko Imana ifashe n'ishusho y'umwana w'Imana, nayo ishusho y'umwana w'Imana, maze ibibazo bizibwiriza bijye biduhinzira dutambuke. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura. Yigira ku muryango agiye kureba niba ibyo ari kureba koko ari byo. Abantu bazakwegera baze barebe ko inzara yakwishe. Imana izakurinda urwo rupfu nubwo bari koherereje. Imana izakurinda ibyago n'amakuba. Imana izaza izane support ku buzima bwawe. Yegera ku muryango araza arareba. Abagabura ni gutumurira utinya abantu. Ubundi ngo murabizi ko umuriro uretse n'umuntu oya uzacana imbabura wegeze agatoki urebe
noneho n'umushatsi n'amaguru n'inya arakositara ene yego itanura ry'umuriro ugurumana aravuga ati yemwe basaduraka na meshake na bedenego yes mwabagaragu b'Imana isumba byose uwabandaga uwabatwikaga uwabarogaga niwe utangiye kubita abagaragu b'Imana. Umva inyungu yo kubana n'Imana, umva inyungu yo gukurikira Imana, umva inyungu yo gusenga, umva inyungu yo kumaramaza, umva inyungu yo kumenya ko Imana ari ifite byose mu kiganza, umva inyungu yo kudakora dayari, umva inyungu yo kudakora dagoni, umva inyungu yo kunamba ku Mana, umva inyungu yo kudakurikira Imana kubera ibintu, umva inyungu yego. Nimusohoke muze hano. Nimusohoke muze hano yego. Nuko Saduraka na Meshake na Bedenego bahera ko bava mu muriro. My goodness, bava mu muriro. Ageze mu muriro ni ikibuga. None wowe ikigeragezo kimwe gusa gituma uva ku Mana. Umuceri wabuze, amafaranga y'inzu yabuze, mugabo ntabwo ari kungurira igitenge, ibyo byonyine ibyo. My goodness. Maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama yego b'umwami baraterana bareba abo bagabo basanga umuriro utashoboye inama hitiba agakura. Umva inama itateguwe, inama batabanje gutumira, ako kanya inama hitiba. Ijuru rigiye gukora inama ku buzima bwawe, ripako endebefa. Imana igiye guhuruza abantu, Imana igiye gutanga support kuko wanambye ku Mana. Inama yitiba kugira ngo baze barebe koko ese nibyo cyangwa sibyo, ese aracyariho ko twari tubyiniwe, ko twari turoga, ko twamutwaye umusatsi yabyaye, nuko twamuzingiye kwivoka, nuko twamuzingiye mu bakuzingira he komeje hari Imana izingura akoze ubukwe yarasabwe Yesu we ubusibiti yakoze ikora he. Bareba abo bagabo basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara. Imagine inshuti yanjye, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse, imyambaro yabo ntacyo yabaye habe ngo wakumva umuriro ubarukaho. Kwibera mu mahema ariko nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe Mana ni meza. Umva imyambaro umusatsi nta n'umunuko, uzatambagira neza kuko wamenye Imana itambagiza. Uzabaho, uzatera imbere. Ubushize nabigishe ngo Uwiteka ni umugabo wanjye sinzakena. Uzatura i Kigali, umva uzamura icyo gihugu wasabye Imana kuko ishobora byose izabana nawe. Ngo uri imfubyi ha papa na mama, humura Yesu arahari. Mugabo yaragutaye nagende, reka ngubwire iyo abantu bahagaze ku ruhande rwawe ari benshi batuye Imana idakora cyane ko niyo abantu bakoze ugira ngo ni imiryango, reka bose bakuveho ariko ubundi Yesu akore. Yesu ni inshuti nziza itabara kuboneka mu byago no mu makuba. Nta habi itagukura, nta heza itakugeza, nta rukuta itakuzamura, nta mwobo Yesu atagukuramo, nta nzara Yesu atarangiza, nta mafaranga Yesu ataguha, nta nzu Yesu atakubaka. Umwami ahimbaza Imana ya Saduraka. Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Saduraka na Meshake na Bedenego yego niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye. Amen. Kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahangara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. Bageze naho bahara amagara yabo, bageze naho banagupfukama, bageze naho banakureka Imana. Ariko wowe ikirahuri cya byeri kirakugusha, ariko wowe ikirahuri cya ve gihita kiguhanandura. Naratangaye umunsi umwe twagiye ahantu twari turi mu masengesho y'iminsi 3 kandi turi mu munsi wa 2, kandi biravangwa amasengesho ni ibanga ry'umuntu. Numva singwa kubwira abantu ngo nahasenze ndi mu oya, ngaze dusanga batetse inkuko, batetse ifiriti, cyo gihe twari dushonje byatari. None wongeye n'umutima twari turi kumuvuga ariko se banga Imana ni igihari twari ibi biryo
tugasenga undi munsi. Ariko inyamukuru ariko shitani nawe uzi ko shitani gutegera ku kintu ukunda burangiye ko nkunda inkoko singiye kukubeshya ariko ndavuga ati yewe mbege inkoko we ariko ijwi rirambwira ngo uraza guhitamo ari inkoko ari nanjye. Umva rero kangubwire iyo umuntu afite ijwi yumva abandi bataryumva urariraje naryo ni atari buriya ijwi rikubwira ngo ntugasambane abandi niribabwire ntukibi ntukaroge ariko nkunda ijwi ufite ijwi bya Mwuka Wera rikomereho gira mwe datatuze n'ikindi iti Imana irambwiye ngo niturye ndambwa atereka ngubwire n'ukuntu twisonzeye n'inkoko uzongera kuyikura he ndambwira ngo ntiturye ngo byari byoroshye wari umunsi wa kabiri kandi abantu basenga murabizi umunsi wa kabiri gira gute uravuna noneho tutatuya Mwuka turasenga umva barafite umuntu urwaye barabakire turabasenga wa murwaye itahagarara yari amazi amezi 3 adahaguruka atava ku gitanda noneho ndizera mufata ukuboko ndavuga ngo mu izina rya Yesu Petero Yohana bageze ku irembo ryitwa ryiza baramuhagurutsa ndihagararamo ndamuhagurutsa hagutse abantu bose baratangaye noneho numva nanjye muri ngewe ni nk'amashanyarazi ari gukora ngohereza imbaraga zibara amagufa ndone umupapa arahagurutse urumva arahagurutse ndamubwira ngo urumva gute ndamubwira ngo zamura amaboko yamuze atazamura barazamuye umugabo avuga ati mbonyima ikibazo twasigaranye rero umugabo yahisakira agadusigaye n'ikibazo oya mugomba kurya nabwo atumva Imana ibikoze ni Imana ngiye na gahunda afite yo kurya. Umva ikintu cyantangaje rero umudamu yagiye mu cyumba afata envelope y'50 arambwira ngo shingiye ukuntu ukiri mu masengesho wanze kurya twara aya mafaranga n'umwangiza amasengesho muzajya hano murya inkoko uzi ko tuzakurya iriya ngoko Imana wende yari no gukora ibitangaza ariko ntabwo ari kudabira 50 reka ngubwire ihagarariho tabwira abanyamasengesho n'abahanuzi ugera ahantu bagatategura ameza mu masengesho kwe tuyarangiza aya bana gimenya ko eneje Imana zatanga ibyo kurya wa mutipe namubwira ati ubonye kibaye imbaraga z'amasengesho ubonye akamaro kazo ubonye inyungu yo kwiyiriza uyu mugabo dayimoni afite yo tuza kuza twariye ntabwo bari kugenda hamwe ngo Yesu yaravuze ngo bene uwo mudayimoni avanamo no gusenga no kwiyiriza ubusa none wowe maze umwaka utiyiriza ngo basengera n'umutwe uzihereho musenge umutwe wawe ugakiza nyine ko n'ubundi uzakira ariko ngo bano bagabo baramaramaza bamenye imbaraga z'amasengesho bamenye imbaraga zo kutabangikanya Imana bamenye imbaraga zo kudana n'Imana bavanga n'ubashaka badukata imitwe ngo nayitadukiza tuzapfa tuyiringiye umva abantu bamaramaje wawugera ku mutipe wareba ukuntu afite Imana igufashe. Icyo cyatumye nca iteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Sadura Meshake na Abednego Ria masi talamenivo magurwe kandi urugo rwe ruzahindurwe kotala kuko ari nta yindi Imana ibasha gukiza bene aka kagira. Ibyo bishize umwami yogeza Sadura na Meshake na Abednego mu gihugu cy'Ibabuloni. Bari mu gihugu kitari icyabo bari mu gihugu bari abanyagano bari baratwawe n'imbohe ariko bagendana Imana bagendana kumenya Imana ya Isiraheli. Umva ukuntu noneho Nebukadinezari yavuze ngo uzasuzugura Imana ya Sadura na Meshake na Abednego atemagurwe. Inyungu yo kumaramaza nuko usigara uri boss nuko usigara bose bagushaka. Mukobwa wakijijwe uzi umusore ukijijwe uzi mudamu ukijijwe uzi umugabo ukijijwe ndashimira Imana ko hakira abantu bakijijwe. Ejo umuntu yamaye ubuhamya ntarambwira ukuntu Imana yakoresheje umuntu ari mu kibazo akakivamo haracyari abantu bakijijwe. Imana iguha umugisha w'ugikijijwe ariko mvira ijambo ngibyo bishize umuriro umaze kuvaho umaze kuva mu bukodi njya mfite ikibazo Imana imara kugusubiza uzakomeza gusenga numara kubona ibyo wasengeye uzakomeza uhamya Imana numara kubona vewiti numara kubona Range Rover cyangwa nawe uzahinduka uvuge ngo abandi batarasubizwa nago basenga ariko reka tukubona umaze gusubizwa nibwo tuzamenya kuko wasenze koko.
ngiye negereje kukubona warashubijwe, nibwo nzamenya ko gihagaze mu mavuta yo gusenga. Ariko aba bagabo bamenye bahaza amagara yabo, nibyo bishize rero Imana irabogeza. None ndashaka kuvuga iki soza? Ndashaka kuvuga ko mbere yo kogezwa ubanza ibigeragezo, mbere yo kuzamurwa ubanza gusuzugurwa, mbere yo kubahwa ubanza gusuzugurwa, mbere yo kubona umugabo ubanza kubura umugabo, mbere yo kubona umugore ubanza kumubura, mbere yo kubona akazi ubanza kubura akazi. Niyo mpamvu Imana ikeneye kukubona mu kibazo urimo kuyihamya, kugira ngo irebe niba no mu gisubizo uzabanza kuyihamya. Nta musirikare wambara umwambaro utavuye ku ikosi. Training y'Imana emera utozwe, emera Imana igutoze mu izina rya Yesu Kristo. Nibwo tuzabona ko muri wowe harimo ibirindiro by'Uwiteka. Bano bagabo bamenye neza ko ntabwo Imana yabatabaye imbere y'umuriro, Imana yabatabaye nyuma y'umuriro. Ntabwo Imana yabatabaye umuriro batawucanye, Imana yabatabaye bawucanye. Reka abantu bawucanye ariko ubane n'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana iguha umwuzuro, Imana iguhe gutabaga kuva heraho mu ijuru, kandi Imana igukomeze mu cyo kibazo cyawe. Wiva ku Mana, komeza uhamye Imana. Uburaro uhamye Imana, ubura amafaranga y'inzu uhamye Imana. Ariko buriya reka ngo bwire, uhamye Imana wakennye, Imana nayo ubwayo izagutabara burundu. Yesu ashimwe cyane. Ngo ni hawongera kuboneka. Buriya uzi ko i Babuloni hagaragaye imbaraga z'Imana biturutse kuri ndi Saduraka, Meshaki na Abedenego. Niyo batumye Imana igaragara hehe? I Babuloni. Aho tuyugaragaza Imana, aho ko rugaragaza Imana, aho mugendana baze kucishijwe, cyangwa nawe uri muri ba bantu basenga iyo bari bonyine. Ese imivugire yawe igaragaza ko ucishijwe? Niyo abantu barahamije Imana umuriro uhari, bagahamya Imana ishanura ryabaye, ariko ngo ibirimi by'umuriro birasimbuka bifata barababajugunyemo bo basigara ari bazima. Ndagukundisha gukomeza guhamya Imana kandi no kuyikomeraho. Tugiye gusenga. Ndashaka kongera kukwizeza ko mu kibazo cyawe uzahamya Imana, Imana izagutabara muri icyo kibazo. Yesu ashimwe cyane. Ni wamamaza Imana izakwamamaza, nuvuga Imana neza Imana izakuvuga neza, nuhamya Imana, nukunda Imana, nugendana n'Imana, nubana n'Imana. Saba, vugana n'Imana. Yongera uyibwire ngo ndi imbere yawe Jehova, yongera uyibwire ngo mpindure. Muri rimwe ngo umpindure ungore igikoresho cyawe. Imana iguhindura igikoresho cyayo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka nkubwire ko iyi Imana abantu bagabo basenze niyo nawe uri gusenga. Ntabwo ari Imana ebyiri. Saduraka, Meshaki na Abedenego baba basaza bawe, ni bakuru banjye, ni bakuru bawe. Rero iyo batabaye igiye kugutabara, iyo batabaye igiye kuntabara. Reka twebwe tuyinambeho, tuyigumeho nubwo bimeze gutyo, ariko inambe ku Mana. Reka dusenga n'Imana bene data. Ndashimira abakunzi b'Ikamba TV, ndashimira abashuti bacu aho muri hose, naho subscribe mwese Imana ibaho umugisha. Kashimira abantu badutera inkunga, nawe ugiye kubikora Imana igumugisha. Ukeneye amasengesho, iyo numero duhamagara turasengana. Wadutera inkunga ukoresheje iyo konte ubona aho ngaho iri muri Equity Bank, waduhereza musanzo wawe tugashyigikira. Nawe washyiraho itafari ryawe, Imana ikagura uyu muyoboro kaba munini cyane. Ariko ibyo byose bishize, ibyo bishize Imana bwayo yogeza Saduraka, Meshaki na Abedenego. Reka Imana ikogeze. Hari ibyo Imana ije kurangiza, hari ibyo Imana ije gukora kugira ngo amateka y'ubuzima bwawe ahinduke. Reka dusenga n'Imana. Mana nziza, Mana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Wewe wahagurutse ukaza ugatabara Saduraka, Meshaki na Abedenego. Tabara uyu mukobwa ari mu bibazo bigoye, tabara uyu mumama ari mu bibazo bigoye, tabara uyu musore. Mana ndagusaba ngo utabare uyu muryango mu izina rya Yesu Kristo. Utabare ubu burwayi bakuru ubu burwayi, wirukana abazimu n'abadayimoni muri iyi famiye. Ndirukana amacakubiri muri uyu muryango, ndirukana amacakubiri muri iyi famiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndasenza ngo urengere iyi famiye kandi amavuta y'Imana agumye kubabaho. Reka wowe wakoranye na Saduraka, Meshaki na Abedenego n'aba bantu ukorane nabo, nanjye ukorane nanjye, maze umucyo w'Imana ugumye kuturasira, kandi nyuma y'ubuzima duha ubuzima bwiza. Turi hano mu isi uzaturinde kandi aduhe n'ubugingo buhoraho. Ndagushimye ko ugemereye ko bikoze umurimo wawe ugumye kwagukira muri twe, kandi ibyo ugambiriye kuri muri twe ubisozeshe ijambo ryawe. Ndasengera bene data aho bari ngo babone neza yawe. Ndagushimye ko wemeye kubikora kandi urakoze kubishohoje mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabakunda, mbifurije umugisha w'Imana kandi Imana igumye kubagira neza. Shalom shalom.